umukobwa bararize ndimba atamufashe ati mubwede bene ave ku rubyiniro ngaza nsuhuza ariko abonye n'abarume wabajamba nuza bamuvuzeho ko Pascovic kwibuka ko kare bantu baravuze ngo ko Kigali yatinze kohereza amafaranga kugira ngo bishyure abantu bari kubaka noneho ko Kigali ngatinze ngo kubishyura abafundi bagize gute abafundi ngo bahagaze kugira gute kubaka tuhageze na ya bisi kuzamuka birangurumika ko kwinjira muri stade byarinaniye ayira bisi n'ihende yareyo nayo ya bisi yareyo siporo abanganya mbika ngewe teyso ni kimwaro aho umukobwa asinda akirinyaho ubwo ni icyamamare ubu tuzajya tumureba oya batagira ngo ni umuntu usanzwe ni umukinnyi wa filime wanyweye inzoga ararinya yirinyaho mwabagore ko umugabo yakwiteresa umugabo mwabagore mwabagabo banyu bakunda abagabo wingenzi ko ubutinganyi mu bana nyine basore bari kuzamuka bagana karankindaguye twabacake babiri ntabwo nabavuga bari gusabana rwose mwega ibintu umugabo yacake umunwa n'undi mugabo we warabiboneye avec medezi ndabona ajya gusohora indirimbo ya mbere yaririmbye Muyoboke mwamukinyeje muri studio Muyoboke akabona ko afite imana Tom Cruise bafungira The Ben mu nzu ngo urava uririmba urava indirimbo isoje Yes, kambasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza aho muri mwese mukurikirana ibiganiro bya The Dynamic Show. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe cyane. Twizeye ko mumeze fresh, twizeye ko mumeze neza cyane. Natwe turi amahoro. Jya gusenga cyane ukore cyane. Imana iduhane umugisha. Iyi ni Dynamic ariko sindi nje nyine ndi kumwe na The Game TV nkihavuga aho ni kwa P. Onika Suez Nixi. Baga kataro katabugari insoro so shubasho kuri JPZ. Eyo. So mbrero yo boy some boy. Sumba boy aka Mr. Kubukubu Kabonyo, the Badman, the game changer, Papa Kamarade. Kubukubu ukubutse igisenyi. Kubukubu uvuye kurya ye no kumarira saving yose munda. Munda. Oya mu nkuru. Ore ntago uvuye mu nkuru pe. Yego inkuru warayikoze igice ariko wakoze imirimo myinshi itari inkuru mbere na mbere Imana ubwo dushima Imana kuko hari video nkweretse ya Petit Frere wa Mitsutsu abantu banamufashe nk'abantu ububwiza twiratana nubwo nge ntabwo ngira mu birata nturimo yego aya masura twiratana ntacyo amaze na Petit Frere Mitsutsu abantu baramuzi ukuntu ari mwiza mbere none umwe uri mwiza mwabonye ukuntu isura ye isura yatangiye gushira pe bro niba Mitsutsu mumufashe ariko nanone nimumeze neza Oni umuntu wese ufite umutima wo gufasha niyo ryabije nageze kuri nimero ya Mitsutsu n'umutima w'impiwe nukuri kose Imana imukoreremo afashe aba bantu barababaye cyane pe none kubona ibaze ko Mitsutsu ari we muntu ukomeye mu muryango w'iwabo ubwo nukuvuga ngo niwe uri bwite kuri uriya mwana aho kuva yarwara mu myaka 2 kugeza ubu yatanze buri kimwe cyose afite bigeraho yagurishije imodoka agurisha ikibanza ubu ngubu n'indi mitungo yarasigaye moto na chaîne byose yabishyize ku isoko babwire nimero ya Mitsutsu bamufashe twakazunge Emmanuel nimero ya Mitsutsu ni 0781967293 ndayisubiramo 0781967273 aba bantu mubafashe n'igiceri cy'ijana ngo ubukire nibo meze neza shima wite kuvuga ngo mana urahambaye wite kurahambaye n'igiceri Mitsutsu yashimishije abantu benshi cyane mbere ko ngera ku bantu ndi bushimire reka banze niyamabana nadekarera ikintu gikomeye nawe ariko bari kukwiyamara benshi ntari baze kunyiyama Banyarwandakazi mu Rwanda nta muntu ufite uburenganzira bwo kugenda akabwira ribu ngo fungire uyu muntu abantu muri murangisha ririra Miracle riri Pupete Mama Hennessy abantu mvuga ngo riri ngo yafugishe ngo yampana agize gute ririra Miracle nta burenganzira nta n'ubushobozi afite bwo kuba yabwira ribu ngo mfungire uyu muntu murimo murakora ibyaha mwangisha riri abantu riri nta mutima riri n'umuntu mwiza ufasha
mwese bafashije harimo n'abari kumuvuga nabi atanabazi mutaziranye muriye kuri social media. Eze ugira ngo abari kumuvuga saba yafashije gusa. Ngende kuvuga nyine mwese muri kumuvuga nabi yarabafashije mutaziranye ariko umutima w'ineza. Ntabwo riri afite ubasha kubwira Ribu ngo Ribu mfungira abawe umuntu. Ibyo ntabwo bishoboka. Nta n'umuntu ubishoboye muri iki gihugu. Murimo munangi muri cizina rya Riri mumwangisha rubanda muvuga ngo yafungishije y'amana. Uko nukwangisha umuntu Riri ntawe ubasha afite ko yafungisha umuntu. Ikindi kandi nta nibyo yakoze, nta nibyo azigera akora, nta nibyo yakora. Muri kumwangisha abantu ngewe ndi Riri natanga ikirego muri Ribu. Niba si uwo mutima atawufite. Cyo kibazo riragira umutima mwiza nawe agakabye. Umutima mwiza cyane. Kibazo kiwe nawe umutima mwiza agira. Arakabye dore aba bose bamuvuga ntawe atafashije. Nyabona murega gukora ibyaha mubeshira Riri uwo mutima mubi ntawe yagira hano wazigera agira kandi mu Rwanda hano umuntu ufite ubushobozi kubwira Ribu ngo mfugire umuntu. Ibyo ntibishoboka ntabwo bibaho. Ibyo ni ibintu bidashoboka. Ubwo butabera iwacu mu Rwanda ntibuhaba. Yego. Ubwo reka nshimire mbere ko tugiye Gisenyi sasa. Sinabura gushimira umugabo wita Magic Furnitures. Mukire wanjye kiri cyitwa urubaho. Yego. Ku nzu yawe kiri cyitwa urubaho. Gukinga utubati ibitanda ibiki. Aragufasha aherereye anga mu Gakiriro ka Gisozi. Yandikira kuri 088 no 088 722 370 tukora byinshi wifuza. Sinabura gushimira Enoch Rio Estate. Nibyo nenge ukubwira ati ko wibagiwe Enoch. Ko wibagiwe Enoch kandi bazajya kugura ibanza kwa Enoch. Hanyuma abo ngabo bagahita baza gushyira mu kubanza Enoch bagahita baza akuzwe n'icyuzuzo. Ntakubo. Ndabura umuntu usakara gusa. Hakeneye usa nagiye kuvuga babandi bo muri amabati. Naho ne baze ubwo no kuvuga ngo barajya babanza kwa Enoch bagura ibibanza. Bajye mu Gakinjiro kwa Magic Furnitures. Kwa Magic Furnitures nibarangiza abaterekeremo abamabati bunshaka namwe rero amabati namwe muze bashyireho. Ubwo dushimire Enoch umukire wanje ibanza byize batima ndetse nangero kacindama n'umuboss wanje Magic Furnitures. Shimire kandi umugabo w'imfura cyane muyoboke Alex. Shimire umugabo w'imfura cyane bwana Nopuja. Shimire umugabo w'imfura bwana Claude manager wa Bwiza. Ubwo sawa se kudashimira se utuma abo bose ubashimira. Ayo turabatumugira wowe ni byose ni alpha na omega. Kuko ubwo rero ndashimira muyoboke Nopuja na Claude manager wa Bwiza mwarakoze cyane mu rugendo tumaze mwafashije byinshi kabisa mu rugendo tumazemo ukwezi kuko twazengurutse mu ntara nyinshi zigera muri enye. Buri wa gatandatu ntabwo twari turi mu mujyi wa Kigali twogaga amazi atarayo muri uwo mujyi. Buri wa gatanu ni Nyamata na Nyamata. Ubwo nari ndi kukugirira ibanga. Wirigira uko sizi Gisenyi ngo nduzabahamagara ngo nateye. Ariko cyakoze ubu mu kwa kane ndi kwibaza. Mu kwa kane ndi kwibaza bari abakobwa bose basinze bazamenya se umwana ari. Ndese bazinge ibyo yarajya nyamo. Sumura ka message. Yazo uratamira gusa gutabika telefone. Oya ikanyuherereze ngasomere hano. Niba karimo ibintu bitahayisheje Imana icyubahiro ntago ngasoma. Oya nanditse ngo telefone yindura itabwa nanditse hano. Ni kakandi kawe kankarebe kuri status yawe. Mvuga ngo abakobwa b'Irubavu. Hari umuntu wahise ama screenshot arambwira ati ndebera Onika. Wa post inzu uravuga ngo duheri Rubavu handi twavuze ibyaho. Reka duheri Rubavu wa post inzu uravuga ngo abakobwa b'Irubavu muzabyara mu kwa kane muzamenya ba papa b'abana banyu ari bande. Ingaruka za The Ben, Melody, Bwiza na Kitoko. Aba papa babo se wowe na kamarade. Ase undi watashe. Ngwizi. Gisenyi. Okay, reka duhere mu bintu bizima. Duhere mu bizima se cyangwa duhere mu bintu bipfuye. Duhere mu bitari seriye. Okay. Ariko rero wihangane sinze kukubaza ngo ibitaramo byagenze ute. Kubera ko icyo uri bunsubize ndakizi bitewe na post zawe na status zawe. Nanjye mvuze imvukuri se nyine wihangane ntituze kwinjira mu bitaramo
ahubwo twigire mu byabaye bindi ntaribi kubera ko igisubizo leta umwira ati ni binezero ndabeshye se ibinezero n'undi ariko nakubwiza ukuri The Ben muri sinzi The Ben yakoze ikosa ikiganiro cyo kuri The Choice oya hariya ntago byanshimishije ntago twebwe Melody igeze nakuramo ganashimeho byari bine ku busa nazadutumira hose ni bine aho yatukwemeze The Ben ashaka namutumira no tariki ya mbere z'ukwezi kwa 2027 tukanamukubita bitanu gikurikiranye aho nyumvira ibyo nibyo nangaga rero twikomereze rero tukiraho ihangane gato tureta tujye mu bitari seri Piyonika uri mu bantu bashinjwa guhabwa amafaranga kugira ujye kuvuga The Ben nabi uvuge na Bruce Melody umwimvikanishe nabi cyane cyane wibanze ku byo atakoze urugero waravuze ngo muhuriye Kanombe ari kugenda arira wahuye na Melody bari kuzunguza umutwe kubera iki ndayivugisha yakubwiye ko ubundi ngo Dakiza rero ngo Dakiza ariwe wantangaje Dakiza ngo yaguriwe agafuka k'umuceri ngo gashize ahita hindura uruhanda shaka wunga mbere na mbere ukoze uravuze ngo naho amafaranga kugira mvuga ngo The Ben nabi unagaragaza Melody nabi yego ese ngo naho amafaranga nandi none naho amafaranga mvuga The Ben nabi navuga Melody nabi ubwo ni bwiza wanyishyuye ikitoko ninde wayahawe nabo washimiye abo nashimiye ukamubere amafaranga nahawe ni iki bashimira dore impamvu nkubwira ngo ntago n'amafaranga ujya mvuga abantu nabe cyangwa se ikintu kibi cumi muyoboke afasha The Ben yego cumi no puja afasha kitoko kitoko yego bro unamubonanye na The Ben no nyina wa muri team ya The Ben ariko ubundi no puja ameze nka manager w'ukuntu na kitoko kuko yanapostingaga ibintu bijya gusa nk'ibya ntabwo kitoko ashobora no kumara iminsi 5 atari kacira ukwano puja muri country record yirirwayo mvuze Claude kubona muri team ya Melody no akaba manager wabwiza oyo sugo ndo wagishiye abo washimiye nyine kandi ko kubwira Claude manager wabwiza Coach Gael ntari muri management ya Melody akaba muri management ya Melody arimo Claude kandi amushimiye ngaho nyumvira rumaze kumushyira kwa bwiza oya ni manager wabwiza akaba no muri team ya Melody yego ahubwo mbere na mbere reka dukora akantu reka dushimire team ya Bruce Melody yateguye ibi bitaramo twashimuye byose bose muri rusange se reka duhere ku team ya Bruce Melody yateguye ibitaramo ikanatekereza kwisimburutsa yigamagara umwami w'umuziki nyarwanda ari we The Ben kugira ngo bakorane tunashimira team ya Bruce Melody ko yaratekereje ku muri legend wa mbere mu Rwanda living legend kabisa waruvuye mu gihugu cy'Ubwongereza amaze imyaka 30 adawa muri cy'abanyarwanda ibikorwa bye twagiye muri Big Arena mu gihe igitaramo cya Davido akareba iminota nk'itanu gusa nterekana ubushobozi bwe ariko muri bitaramo kitoko yarigaragaje dushimira team ya Bruce Melody yatekereje ku mukobwa wa kabiri mu Rwanda ariwe bwiza nyuma Butera Knowless ubu nkavuga ko Karentiri niyo muhanzi kazi wa mbere mu Rwanda ubwo ari nesano bumushyizeho ivuze gutyo ari nesano bumushyizeho ivuze ubu muminimije ntago minimije barese ko tuva Messi na Ronaldo tubikora wamba pena wa Haaland na Neymar babayo oya kivuga Neymar abo bantu bavuge nyuma inyuma yabo hashyire Neymar abo bantu uze kubavuga inyuma nibe nabo uze Neymar we ko aserwa umukobwa akamusarana imbere yako kandi afite umukobwa akobwa gasazi nikundi urumva ubwo dushimire by'umwihariko team ya Bruce Melody kuko yakoze igikorwa cyiza cyane n'ubwa mbere kibaye aho umuhanzi ku giti cye ategura ibintu nk'ibi bizenguruka igihugu ni ibintu by'indashyikirwa dushimire Melody tunashimire The Ben wagaragaje ko umwami ahora ari umwami The Ben yagaragaje ko umugaragu niyo wamutize niyo y'ubwami ho gatoya ashobora guhita ayicaza aho bote zanduye akayanduza ugatuma yimukuramo ngaho shimira na wa mwogosho tujye mu bitari seri turashimira Rando de Baba mwogoshi wa mbere ariko ejo n'ugoshi n'itwa Rasta bose n'abantu banje mwana ho mugisha ubwo rero kwa gatanu bangeze Igisenyi yego nabi ku mwaka washize nagiye Igisenyi mikaduhemberayo uhavuri kuguza sha wantesheje umutwe icyo numbi bitatu bapasa babimaye nari nayakwimye wowe yanyimye naguhaye 10,000 muri Igisenyi kutojya umvuga ibyakoze nawe ayangiye ngirira akabanga wenda kuko nticaye imbere ya kamera wivuge wowe ubwo rero ku gatanu mpageze yewe ndavuga ngo umunsi ndajya kujya no kurya biratandukanye bwana Okim aba legend bumvise dore umunsi ndi bujye urumva ubwo ndagenda ndambika na bookinze ahantu ho kurara na bookinze iminsi 3
Chimene Selector Daddy mu DJ mu karere ka Rubavu babinkoreye mpageze ibikapu byanjye bishyiramo hanyuma tujya kuri stade. Ngeze kuri stade nasanze umuhanzi kuza mu karere ka Rubavu yitwa Cabre Aime Cabre. Twageze dusanga bakari bari gusohoka. Utise ko musohotse byagenze gute? Bati byagoranye essence yabuze amatara banze kuyacana. None se amatara acanwa na essence? Nari mazutu bari essence. Sinzi ngo ikintu cyari cyabuze. Anzaga ari umuriro. Uzi bya bitara byo ku stade ubeshe gacana umuriro. Nk'iyo remera yose yatugura umuriro. Ibyo navugaga ngo sinzi ikintu cyari cyabuze gusa abantu. Yangiye kubijya mu kuntu. Twibuka ko kare bantu baravuze ngo ko Kigali yatinze kohereza amafaranga kugira ngo bishyure abantu bari kubaka. Noneho ko Kigali yatinze ngo kubishyura abafundi bagize gute abafundi ngo bari bahagaze kugira gute kubaka. Yego. Batinze kohereza amafaranga. Zo twasanze muri stade. Ko ariko batubwiye abafundi ngo ko Kigali yari yanze kohereza amafaranga. Yego. Ageze aho ngagira gute arayohereza. Ayohereje ariko ngo dufanga twaburaga two kugira ngo ira stade ngo bayatse. Tadukiteye n'ababoroga ba Betis n'abakari bari gusohoka batintu yageze gute byayoberanye. Bitotomba bati buhari umuhanzi ejo uzavuga ngo bamuzimirijeho amatara. Yego. Twageze na ya bisi kuzamuka birangurura ko kwinjira muri stade byarinaniye. Ayira bisi n'ahandi yareyo ya bisi yareyo siporo. Iya bisi nayo. Abanganya mbika ngewe. Ntabwo waheza ariko iriya bisi nayo. Bisi abantu bazi abantu ikintu wari ugiye gukora aho hasi. Aya mafi yabicere ntiwari kubireka aba bana bakabyitora. Ejo nase warimuha. Gusa igice gituma umuntu utoha. Urumva nkunda kutajya wihishira. Bisi ni nk'iyareyo. Bisi yabakizamuka. Yanze kwinjira muri restaurant. Isubira inyuma. Nayitekereje iravuga ngo irutwa n'uyu mubare na paritsa. Mega bisi. Yarazabuze mu isubira inyuma. Oya shoferi nawe n'umuhanga. Twayivuye mu Nyagatare harya nyibutse. Kuva Kigali ujya Nyagatare na amasaha. Masese nkanera. Twagiye 8. No twagira ngo ni shoferi. Twango shoferi nawe angagenda ukashaka. Yego ratorira hagaze. Stade kuri stade biragorana gutya kabisa. Bigoranye. Shoferi arayikata ajya kubaparika hepfo. Baza n'amaguru muri stade. Yego. Ubwo ngewe na Muvunyi na Sarupongo n'umukire wanje yitwa Ben. Apana Ben umuhanzi, Ben umuhanzi n'undi witwa Ben. No Aime Cabre tujya kunywa agacupa hepfo aho bita mu majengo munsi y'umusigiti. Ako hari ahantu haba amajengo gutari mu baswa nta inzoga utari mu baswahili. Gisenyi amarira atandukanye. Katwazwe ku musigiti twebwe. Wayasi. Shaha. Ugashi basa Muvunyi. Oya mwana mwana. Dore umusigiti w'uruhanga akabarebere yige bafatanye gutya. Mwasi mweho umusigiti uba. Umusigiti uba rwose. Uko umusigiti wari ufatanye n'akabare neza neza. Nuko nyine turi kuvuga ibintu bitari seriye. Ubwo turarisogongera. Noneho umucuma rero bari banze kumuhemba. Umucuma wahise. Umucuma waho kabari. Akubita ibishaba burabizi ibishaba. Ibyo bita inkuru ab'indurusi. Nigeze no yanze kubanze. Bari banze kumwema umucuma. Akubita umwotsi wa danja dusanga ngo twice turasohoka kubera umwotsi turirukanga. Gusa panga rishaka brushete. Bari ibishaba bari bikenyere yakubisemo. Ibikenyero oya. Yakubise umwotsi usohora abakiriya bajya kumera hanze umuhanda ituru story twaza umusore tise yagize gute ubarengeje iminsi 3 arava ubwo turinjira uko tubigeraho cyazo tekinike cyabaye muri stade kirakemuka bakora sound check irarangira irangiye harakurikiyeho umuhigo wa systeme de technique original number 1 hari kucyo kujya nani magaje atacyendaga na Cap Verde tujya wita kwa Nyanja shauze kumbwira ngo story yo kwa Nyanja ubwo nyine uretse kugenda ndi ukweka bivuga ndi gushaka indaya urumva noneho kamarade yarari gushaka iki yari gushaka inzoga zo kunywa na fanta n'umurokore kamarade je mvuga iyo tugeze mu by'ubuvuga mvuga ibyanjye gusa Muvunyi arubatse yari kumara n'ababyeri gusa ubwo bari njyewe gusa ku giti cyanjye yego ndayihiga pe ndayibona ko nkundi zinanutse ako warayihize we bukware warayi urumva mbanyiguyeho ako ntagakwiye kujya ku murongo abarade bari babuko njyewe ndashatse umukobwa wo kujya
mwo kujya ntago ujya ujya ku murongo urumva turi kwa nyanja ntabwo ujya muri hena ndebe akareka ubwo aho muzi ngo ndiseriye urumva oya turi kuvuga ibitari seriye ubwo ngubwo turanywa bigeze mu saa 9 nzaca kujya kurya nyine naniwe ko nyine nanirwa vuba kabisa ubwo ari njyewe Muvunyi kamarade Soti witwa Irivino n'abandi bakobwa b'inshuti za Irivino n'abandi bakobwa babiri n'abandi bakobwa babiri iyo jabura murabaza hariho niyo ukubwira nyine uko byagenze nyine ndumva n'umubare wuzuye ahubwo ubwo umukobwa wanjye ari kunywa naguze ntiwareba ariko twe niba byaje ngo abakire mu turinde utore mwongere kuzirangura zitwa za Savana ntabwo ndi kuzangisha abantu batandega ababosi babo reka hari umukire w'inshuti yanjye ufite akabari hariya manukana nawe mwete mbabarire sinsange Savana aho hantu dore yanyweye 5 yo kahambira yewe imwe nangahe ni 8 hari 8 sha ko baguciye umugongo abarahigitse banza bashaka umugongo bacikiye saa 9 ubwo Patikopu barahageze Patikopu ramwe yatari stade tekinike hanze nayo yashaka kujya oya ntashaka kujya kare kundangira ahantu wajya gushaka ibyo kujya najya kurira noneho kubwira umukobwa wese ko cyo kujya twagenda aturankubita 70 y'amarundi se cyangwa y'amanyarwanda na Savana yanyweye kandi ngira ngo byari guhuriramo tumuganye se wa mukobwa we kutari indaya ko twakwishimiranye ukarya isamake ukanywa amasavana numvaga twabaye abashuti numvaga nibuze nawe aho ndi kurara hari icyumba gikoze mu isamake ushobora ngo njye kukwereka ubwo buriri rumeze nk'isamake umukobwa ati suka igisenge dukora umunsi wa mbere bagize gute ndaburaye urahiye nta wari washyizemo ka kantu ashwe urumva ubwo mburaye ndaryama gitondo mbyutse twagiye kuri stade gato kureba uko bimeze usanga abantu batangiye kuza dufite amabaji tujya kwa West muri Casco Beach kureba ukuntu amazi ameze nuko barya agasamake turakarya no gufata abaherwa ntagakibira ubwenge barafatitse ntagagifatika West kagifatika we abayibwenge gusa ntagifatika urumva ngo tubiri sinzi umuntu wakamwigishije nkazi ko ba boss b'inyarugenge kakani hatari urumva ubwo tuba turabikoze tuza muri stade sasa kuwa gatandatu ngo turi n'ubundi kuwa gatandatu igitaramo cyagenze neza ku mpande zombi Bwiza amashyira yakwiye kuri njyewe niwe muhanzi wambaye neza muri bitaramo byose ni beni pe oya wena none sikwara nk'umukobwa umwe wajya kumugereranya nande urajyana abantu n'umukobwa nawe rero ibyo nanjye mubwiye niwe bajya ku ruhande Beni na Melody kitoko mujye ku ruhande gake ibibazo tubi Bwiza arakubiye ariko Bwiza ari hejuru Bwiza yakoresheje indagi nyinshi urakeriye ndaciriye amazi urakeriye kamera naho urakeriye nicyo kibazo urakeriye si cyo nzira se Bwiza rwose muri bitaramo bakoze neza bwajyaho Kitoko nakubita neza hajyaho The Ben akubita neza mushimira iki kintu kubera afashe Tough Gang yego Pifra na Green Park bashyira kuri stage indagaciro gakomeye bamwe muri Tough yego byari binababaje ko namugana gukora ibitaramo Petit Frere nka Green P ndakubona ibitaramo bikarangira nka stage ndakamwe abonye cyacu ndayishimira The Ben kuba ari high stage Petit Frere we Green P ndetse ubwo n'inshuti ya hafi ka Propeda Great warubaze iminsi yarwaye mu bitaro bya CHK ndetse ko arabimenye kuvayo rero ugatubona aga stage nka kariya mu ndagaciro Bruce Melody nawe wakoze neza cyane ndagushimira ko warafashe JC ukamuzana kuri stage abantu benshi bajya bamusakuza na Maji ubona Maji wasanga ari ukuntu hari tameze neza bikanga nyine yego kwaza JC byari sawa cyane mwese abantu b'igisenyi mpamvu ndi kuvuga ngo bose ni binezero kuko Melody yatsinzwe n'ubundi ariko impamvu ngo bose ngo bwira icyawo abanyaruvu batandukanye n'abantu bimusanze uko nabonye umuntu bamugobanyije we
nabonye umuntu bamugubanye wari uzi ko Melody atari bugubanywe hari umuntu nabonye bamuritura rwose nta gishya cyari kiri kuzamo ahubwo bose bari biteze n'undi cyo wari biteze gikira wabonye ko n'undi Melody bagukubita nta kidasanzwe niyo mpamvu nanjye nanze kubikubazaho yego ahubwo nta kintu cyaje kidasanzwe abantu batazi Rubavu itandukanye na Gatare tukajya Nyamata tukajya na Musanze abantu bagira Rubavu baba bagiye kwiryohereza mu gihe mwagiye Gatare iyo mwagiye Nyamata mwagiye Musanze musanga abo abaturage baho ngaho mu gihe Rubavu ndahamya ko 60 kugeza muri stade barabi Kigali ntabwo twemerana oya ntitwemerana kuko uvuze gake pe nibura agira 75 ntaribi barabi Kigali abo bantu nabo bagiye kuri stade ntago ari abantu bifongo abanyafana de ntabwo ndafana Melody kujya mfana Melody de Ben ajya sinda byina ufana bwiza ntabwo kitobona oya ubu wagiye hariya kugira ngo uzunguze umubiri icupa rihamye uburyo mu amaguru wamara inkweto uraranye inkweto byose niba mwabonye Rubavu haryoshye ku rutandi hose ubwo rero reka twigire kudushya twabaye mu gitaramo buretse kumanuka epfo ku mazi tujye mu gitaramo hariya hafite ibyaho byihari babanyweye ibiki babanyweye nk'ibyo namwe muba mwanyweye nabonye n'abarume wabajamba nuza bamuvuzeho ko kwa Scoville Marwa Gasabo hagenze bite umukobwa bararize ndimba atamufashe ati mubwire de Ben ave ku rubyiniro ngaza nsuhuza ariko tugeze na Serena reka duhe muri sitasiyo twegera hari n'umugore wahishimye Imana ngo inzozi zibaye impamararira Serena reka da ngo ahobeye reka de Ben umuntu w'abantu brother Ben ni umuntu Imana yazanye mu bantu yakoze icyo uvuze cyo ndacyemera Ben umuntu w'abantu de Ben ameze nka Rayo bro nyine cyangwa Cristiano nje pfana Messi ariko Cristiano wa muntu ubona abantu bose bisanga musi n'ubibona umukene isanga muri Cristiano impfu by'abapfakazi kora kuntu Cristiano cyera usuka ikoroperaga imihanda na nyina akaza gukira kuri de Ben n'umuntu utegetswe kumukunda oya uko byagenda kose arakwikundisha nyine uramukunda ubikorwa byo bituma umukunda ngo umukobwa rero abaratese ko na Melody ibikorwa byiza arabikora by'umuziki si yafashije amaji amajiki si yafashije amaji yafashije Melody si yafashije Juno na Ntuza na Kenisa baretse tusura kwa majo gatoyi yafashije icyamaji mufashije kujya muri Black Gang ntago Melody yari umuproducer waho amaje akamugira umuhanzi mufashije kujya mucyurira ko yakene ese uzi umuhanzi bavugaga mu kiganiro ngo bazamugurire moto no garabeka amaji wenda haze nawe urahazi kwa amaji amaji umuntu ubayeho neza amaji afite inzu ye ku giti cye amaji afite imirimo arihingira amaji aroroye sinzi n'impamvu ahubwo amaji mu mugereranya n'utuntu twose ya amaji abayeho neza pe abantu musibye amaji dukumusebye umukobwa nawe ararize bwende batatu ndibati ikintu nagusandikije ndibati nakunda guhoza abana rero kokimu cyo naturusha ndimbataze guhoza abana yewe ati ndibati konzi kuri umusitari wanyeje kuri The Ben mubwira ave kuri stage amuhobere aho bawamwe doza nini ndimbati ati wihogwanda kwereka ngo nje kumusohoreza yarahamweretse yitaramo kirahagiye ajya kumwereka amusohoreza yego ajya kujya agiye kujya kasira mina ariko nanjye Rubavu buriya nanyuzwemo nanyuzwemo n'abafana baravuga ati ntuva sinzi ko ngira abafana barakumenya barakumenya ntabwo nari ko ngira umufana Maana na Evode ngagira abafana umufana yamaye amadolari 150 Evode ntiyari yageze mahoko no yarari bahoko ngo yageze mu kabare bafite fan base bakari cameraman wa muvunyi baravuga ati kokoze ati nawo ni batereka tuguhuje urumva yewe ubwo abakobwa barasaze bati turashaka Melody Chimera coach Gael ngo dutuye bwo Bruce Melody kuri stage coach Gael uzi ko hari umwuka mubi bivuga ko na Melody batandukanye nubwo 70% bivuga ko ari byo ariko yerekanye ko ari umugabo azambaye umupira uriho 001 ishusho Bruce Melody bigaragaza nyine ko amushyigikiye atagishaka ibintu by'amateko yego ariko se koko ukurikije uko wabonye hari cyane ukwambara umupira gusa kugira agire ibyo bakwera ibyo abanyarwanda nyine ibintu by'abantu abanyarwanda nabo abanyarwanda nagize na abanyarwanda abanyarwanda nibo bakwereka ubujyajya barakujyajya yarangigaje yakubwatka twikomereze yewe ibyo birabaye
igitaramo dushaka kwakirana ikintu tuhera ubwo harimo n'umukobwa warize kandi gasha kabaye hariya bwiza ndaka ikiboro bwiza yajemo narakibonye ubu bari gusunika kabisa kiri kugenda kantu kari sawa cyane ikindi kintu kandi gasha kabaye sibura ndakaye mu gitaramo nta dushaka kwakirana nta migwire yagaragayemo se oya Nyamata niho Bruce Banana yagize gute yaratsikiye nuko utabizi so yaraguye se ya ntabwo yaguye ariko habuze gato sha yarabwegereye pe gusa ni nkajya bavuga ngo ikibuga cyasetse urujyo oya se ku cyurujyo se rutakitse k'ikimu aho karega hari igihe abahanzi nabo cyase amarangamutima dukoresha nduvuga ukuri kuvuga ngo The Ben yaranyereye Nyamata ira petrole b'abaniga b'abakorobati babagira gukira petrole bakubita bro niyo wameze gukira petrole kwikandagira abo uri kwiruka erega nuko mwavuze Ben gusa sinzi niba rero mwabonye ariko naraki kuri stage Inyamata habuze gato yaraguye hasi petrole kurajya petrole yira gutya urabona petrole urabona baracira gutya gutya ngo afite umuriro hano bakajya agira gutya nyine bikaka urumva use Anderson w'Ubwongereza ntiyajya guserebura mu bafana match yanarangiye akavunika akantu gato ntaza kukibagirwa bamwe muri ba bakrobate ba The Ben bamwe bagenderaga kuri skate muri za nkweto nyine bagenderaho sinzi ngo ni ibiki uzi ko yataye skate mu modoka yanjye amamagara nimero iri muri description amamagara zatwara ibye nabisanze mu modoka bambwira ko ari wabisizemo ariko ndazifite ariko simuzi uwo muhanzi witwaye Makeable n'ukuri abantu bagendera ku mapine ari mu wongeje mu Rwanda uba kure yitwa Innocent ntagakiba mu Rwanda sigara agiye ni Hungary ashobora muri Hongrie we Cabrera nuba kuri ubungubu ubu niwe baganiza ndaza kumuganira mu vuga ubyumva muzi ko yazitaye we niwe boss wabo nazisanze muri boot ubu niwe boss wa Cabrera bwatamuvugisha bamvugishe baze batwara ibyabonye abona nese nabigiye uko udazambaye umutware tumeneka nta byamba ntibyanankwira ibeshye uzambaye izambare ugendera muri kaburimbo barabigura ndashinjwa kwiba niyo ndabibase si babitaye leta nishakira umukiriya batinze ubona amaso ari urumva yego ubwo dushano two ngutwo ubwo reka twivirana mu tubari nako mu bitaramo twigira ubwo mu tubari ubwo tugiye mu bubari turagira ku mazi wiko ko nakubwiye nitugera kwa nyanja kuri ya beach kaka beach ko hasi gutya uza kumbwira mbwira bya bintu by'umukinnyi wa filime ubwo rero mbwire mbihereho ubwo ku gatatu tuba tuvuye hariya tujya kureba uko twigenza ariko Rubavu yarakonje mu mujyi wa gatandatu nijoro yari Rubavu yarakonje abakire nta muntu wahikira ka The Ben wa Melody wa Bwiza ngo ajye muri after party wabonaga hakonje no abakire bibavu bariyemera akumbwira nguce mu ijambo ngo mwaguriye abafana ngo abakongomana amatike igihumbi ko Kigali cyo gusaba gura amatike muri iri kugihe yanditswe na Nsengiyumva Emmanuel Yemikinagi kandi amatangaza amakuru ya nyayo amatangaza amakuru ya nyayo uze ko kugiye uze ngo araramana igihumbi bagura amatike ubwo byose ari ibyajyabi ibyo yatangaje naramubonye sinamubonye twikomereze yego ibyo njyawe nawe urumva abakire bavu bariyemera ibaze ngo kwinjira mu kabare ngo 25 yitwa Sagabe kugira bitanu boro tena no konsoma ahubwo se ukavugiye iki hano ukavugiye iki hano okay ndakavuguruye urakarotiriye ndakavuguruye ariko kubura abakire mugabanye dore tariki ya mbere muri mutemi wacu na muzika turagaruka aho ngaho cyangwa mutubwire ntituzaze tariki ya mbere ku muganura MTN wacu muzika fresh tuzaturaho ibyo byo kuduhendesha nuko twavuye i Kigali ngo dufite amafaranga ntayo tuba dufite tuba twaje duhekeranyije ntayo rwose tuba twakusanyije tuba twateranyije urumva yego ubwo ibyo biba birabaye kwa gatandatu haratubihiye ijoro ryo kuwa gatandatu ariko ijoro ryo gatandatu igitaramo kirangiye wapi rireke twigire mu ryo ku cyumweru ryo ryari fayi icyumweru tuba turabyutse tuba tujyaho bita ku mashyuza akodi mbabariro mwiza ukore uvuye Rubavu ukoresheje amafaranga angahe reka telefone yagire ya telefone iri yaracometse ayo ngo yakubarira yabimbwiwe reka oya nore ngiye kuyabara wumve nagera Rubavu mfite 245 wari ufite make noya ndaho nagiye yiyongera yego oya 45 ndi kugenda ubwo ntegesha 12
prive ndayatanga nyine. Bigeze nimugoroba ubwo kagiye turi mu kabari nyine ku gatanu. Umuntu wanyereje 40 atifata agacupa. Yego. Wawo nitwa Bene aba 50 aseze yagiye ko mu diaspora. Ubwo sabaye muri 3 na. Kwa gatatu umunsi w'igitaramo. Kirangiye umunyankubisi ibihumbi oya no kitararangira kare. Boss wanjye Noki aramfumbatiza. Angahe? 40. Yego. Aba baye 380. Igitaramo kirangiye. Systeme de technique nyine. Baba nkubise 100. Abaye maganagaye 180. Ku cyumweru mu gitondo hari shuti wacu numukobwa ariko ntabwo yemera ko umuntu avuga izina rye ariko ndamushimira arabizi. Inshuti yanjye na kamarade ajyana buri gihe nagiye mu ntara ndwanaho. Aba nkubise 100 nawe. Bangahe? 580. Yego. Baba nade bose nakubwiye ashimye kare. Muyoboke no Puja Claude bose bagera gute barundaho. Bigera muri ariko mwene muzensigiranye mu bitandatu. Jara narizi ko ari wahiriye hari Oni. Ejo Rujama yatambwira ngo jya mu modoka tugende. Mujye munagura telefone kwa Rujama di. Hano muri ka free zone. Ujye phone zishop. Urumva? Yatazaga amakarifite. Nasigaye no telefone nabiga. Gatandatu narabyutse. Ndeba kuri telefone yanjye mbona facture Oni. Nacunze abantu twari turi kumwe nibeta ahantu inyuma gutya ndarira. Ariko bambwiye ngo na essence ngo ejo waragujije. Kugira ngo nukumva. Naragujije sha. Ibaze kuzira kuri essence y'inguzanyo. None ngewe kugira nyine ndeze amafaranga nakoreye. Umuntu gatubana yambwiye ngo ukoje amafaranga yawe ndavuga nti reka tuyabare. Bro twabazaga numva rero nasohotse. Dore maganaya. Kwa gatanu anyeye yakinduwe. Ubwo bakamvuga ibyanjye kwa mbere mbyukira amashuza njya ahandi ya boro kashaka amavuge. Ho kamavuge. Kamamarize ku buntu. Inde. Aho bita Heza Beach. Hari ahantu zikuri ku kirango. Yitwa Erika. Bro ni mukuri makeya. Wa wicaye uri gukina beach volley. None abandi bose babaye nkawo. Man, none uramuniga Eric. Abo shantu heza mwese. Ariko mukatubwira ngo Vincent kwinjira iwanyu. Bazahinjire. Twigendere rata. Ku cyumweru. Ku cyumweru umunyamakuru abarasinze. Uzukuntu bamuzamuye. Umunyamakuru asinze bamukubise ku rutugu. Baraterura barajyana. Ati jugunya mu modoka tujye gushaka. Barajyamisha. Ejo byutsa byuka ari kubukiva. Tise ko naraye hanga bimeze gute kandi hari roje nishuye mu mujyi. Uzabibaze Gaheza shani wewe agahinda kakinduye aravuga ati muzane. Ibyo byo biroroshye. Yego. Wa mukobwa reka tukugira inama. Sha uyu mukobwa no kuri kose arababaje pe aho bigeze. Mu minsi yashize warasinze. Ubu urasinze. Ubu urasinze. Ukora ibintu inkuru iramamara muri social media hose. Birarangira. Ariko usinde winera. Niba bigeze aho gusinda ugatapupu n'inshuti zawe ntizikugira inama. Oya njye kenisi namutwaro kwavuze kare mu gitondo. Kenisi mutwaro kabivuga ku bakobwa uko basigaye bameze. Uriya dore ikintu turusha abandi bantu twebwe okay. Kandi maze kukimbonaho. Iyo warifata ngo ariga yo ngo yenzoga ntagara amazi urukundo. Witukanyerera. Ubundi tuvamo. Ibindi bigakomereza abantu batareba. Biteye isoni kimwaro aho umukobwa asinda akirinyaho. Ikindi kubona ari umukinnyi wa filime. Ubwo ni icyamamare. Ubu tuzajya tumureba. Oya batagira ngo ni umuntu usanzwe. Ni umukinnyi wa filime anywa inzoga ararinya yirinyaho. Ahagaze kuri beach sharo abanyarubavu bose bamureba. Isoni haraza aranyishe mpita mpava ndagenda ndavuga tubose nyibonye ibintu. Useka atayibonaga katarabizi ko ari bere mu Unabimubwiye mwarwaye. Ntabwo abyibuka. Yagira amahane ko. Mu byukuri inzoga ntawe utazinywa ariko zigabanye. Iyo usinda ukagera aho winera ntumenye kwikontora ntukontorera n'isi yawe. Bivuze ngo n'imbere ntuwa kontora gusa menya ko urunga arinda. Abiye kurongora ntabwo nigeze mbona bamurongora. Oya araga ibisore. Hari ibisore ifatirana abantu basinze. Ukarongora umuntu wabonye yitaho popo one. Abagize mu mutukuzi. Ako sinabonye hari abamanutse kininja.
zabagiye mu mutuku bagiye mava amasa ameze nk'ivampaye kuva ntabagiye mu mutuku babizi ubwo rero wa mukinda urigize uri kutureba yewe gabanya gusinda ukandavura bimaze sha birarambiranye ku muntu w'umusirimu ngo nizabasirimu ngo n'amasireye abigeze gabanya ubwo rero twibereye Rubavu mbona bakobwa bacu barasohoye gusohora iki ikiganiro bro ndetse kiganiro narebye ngaseka ngenda gupfa aravuga banzi umunyamakuru ajya wasezeranye n'uwe asezerana ye bino wasezeranye Dorcas Vestina muri bariya babiri ni nuri uri kumwe na Vesti ubuse ni ya Vestina yasubigikara Dorcas n'uwo aya Dorcas Vestina wigikara Dorcas mbega umunyamakuru Dorcas sekeje ntabwo nari nzi ko Dorcas ifite impano yo gukomedi ngahanga baretse nkubaze ahubwo Vestina Dorcas n'uwo ufite ino inzobe niwe ufite impano yo gusetsa natwo turagoye baragoye kubava baragoye nka musana kandi pe ntari bidorokasi n'uri buri kumwe na Vestina musana kandi tuberanye imyaka 2 none bazi ngo nzi kubatandukanya rero turi n'iki bose ni mirongo zifite turanaganira tudahura tugasangira ariko ntabwo wambaza ngo musani ukari n'ubwo namenye kubitandukanya je ntabwo mbabazi kandi n'umwe uba wambaye wari wambaye agatimba urase si ile atakambese mugabura kuri girita ntago nabamenye navuga ati dore babana bo mu myanda yewe ndakubwiza ry'Imana tumaze imyaka 2 tuziranye turastati dusangira abandi turi kumwe ndijisha nimusangiresha kurade kujya numva witaba ukirebeshwa ku ruhande bro Vestina Dorcas kabisa mwadaye ikiganiro cyiza kiryoshye Vestina yemera ko yanabyaye dasubireyo nta mahwa yego ariko shaka kugira ngo ngire inama Vestina ikintu nkimubuza nivuye inyuma Vestina rebera urugero kuri Butera Knowless ndetse na My Daddy Ishimwe Karake Karema ntuzigere na rimwe Dorcas ntagushuke ntakoje ntuzigere na rimwe uzana umwana wawe kuri kamera ubera iki se kandi none sazakorera Imana atari kuri kamera ko bavuze ngo n'umuhanzi naza no mwana ukuntu abantu b'inyamata bamwataka n'umwana bazamuhereza ubwo ntubavuge mu izina nyine kugira batanyataka nanjye bazamuhereza ntago bamuhereza ntibinabaho ntibishoboka ntago bibaho ibeshye gashyira umwana ahangaha ibeshye inyamata yitamu ewa inyamata haravuga induru wumirwa ivumbi ritumuka Vestina noneho wagira ibyago ndashimishije abantu b'inyamata bakuva inyuma bazana byose niyo mpamvu rero Dorcas na Vestina nako Vestina ntuzoke umwana wawe kuri kamera ariko first of all nishimye kuba nawabonye baseka ko ndabakunda cyane ngewe indirimbo itabaza rwose mugira va mu yiduhe bigende neza cyane ibintu bibe munange ndabakunda cyane nk'abana hamwe ngewe Vestina ntuzabuzane dusoza rero buretse gato dusoza wabonye ukuntu abagabo baba bameri bacu bakunda abagabo Igisenyi niho nabiboneye uzabaze bagabo narabyiboneye bakunda abagabo uzambaze ngo bakunda abagabo uzambaze ngo narindi aya okay oya Igisenyi nakunda uza abagabo bahari akuntu bakunda nako saba hari ya simbizi watumangira gucanya gita nkorasa ati gutya sha one mwabagore ko umugabo yakuteresa umugabo mwabagore mwabagabo banyu bakunda abagabo winge nzi kubutinganya mu bana nyine wasore bari kuzamukunda natwe karankindaguye oni agahinda karankinduye aya kema kakabeshya ntago nabeshya hariho umugabo ufite imyaka 50 umutinganya baho wenda manuka aho hasi gato bireke kujya muri 50 ongeraho gato 36 sabagabo babagore se sinirwa mbabona abonye abagabo abo bane babagore abo mvugira bane bareba status zanjye aho se shamwe abagabo kabubaza buretse gato nabonye abagabo bane babagore bane abagore bane bareba status zanjye DJ Pass yaririmbye ngo ubuki muzi ubuki bahari ahantu oya wenda byaryo ariko nta buki bubamo tazatuma abana batazi ibyo aribyo bajya gushaka tinya David Imana yakundaga weje umujenerali ngo genda imbere kugira ngo apfe asagarane umugore we utinya Salomo utinya Samusoni Imana yakuye erera imbere zitabaho
mwiza nanjye nabikora mwiza nanjye nagushyira imbere bakuriya ngo na Hitler ni kuduhitere igisosi yamukangaga wageraga mu rugo ngo umugore akamukubita hari umunyamakuru umugore yari akubitiye mu kabari ntabyo wabonye twari turi kumwe umunyamakuru se buri biri yara cyane umuhanzi oya kimwe muri ibyo umugore ko yakuje n'inyuma uwo mugore aje kureba umugabo we akamusangana nawe ati vuvuya ntitubye reka twiceceke utiteranye ubwo rero nuko rero inama ku bagore mwabagore mwe sinzi icyo mwakoze abagabo banyu ariko basigaye bakunda abagabo pe aya ni abagabo bafite ingeso buriya baravuga ngo hari abashanga ngo kweseya cyane ugwakunda ugira amafaranga ukavuga ngo icyo ntakoze ni nakoze ikintu kangeyo barakora ngo abarabaza ngo bavuga akarongorwa n'imbwa ngo yarakoze byose akarongora ngo abagabo bagasambanya aya batekanye n'imbwa zijya zibikora nirebera iyo mico muri kwiga si myiza ubwo si u Rwanda rwacu twifuza urwo Rwanda si rwo twifuza ari mwese ubwo si u Rwanda twifuza rwose ubwo rero ndasoza nsaba Mugisha de Ben Benjamin dukubitire agari boss wanjye umuhanzi nkunda kandi mfana nemera cyane utuma wishima yego utuma nishima akabana utuma twishima twese mu byukuri dusohorere inshallah mu twicezereze dusezeranyije dukubitire inshallah twicezereze cyangwa tuze tuyisohorere wayibase wamutera kavuga turayiduha turava tuyijyanye turayimanuka ntabwo wibuka waje mu mecano y'abana Israel ko kagacano yasabaga ariko kariya muyo cyageze kuvuga ukuntu Debela ajya gusohora indirimbo ya mbere yaririmbye muyo cyangwa mukigeje muri studio gute ida Debela yo kugira ngo gukina football ibyo bizi cyatabikoze ariko muyo cyakabona ko afite imana Tom Cruise mufungira Debela mu nzu ngo urava uririmba urava indirimbo isoje ode kagushimire cyane ajya gushimira